nemera amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe, ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutality ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza, kuko hari ibintu bimwe rwose nanjye nemera ko ushobora gufunga insengero, yego nanjye unjyanyeyo hari izo nafunga, kuko ngira ngo kubw'inyungu z'abanyarwanda byaba byiza abantu babikoze iteka ryose bashyizemo tact, ntibashyiremo umugaga, kuko iyo ushyizemo umugaga bituma abantu bavuga ngo ibi bintu byakozwe mu gitugu. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Donc hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana uti dahere n'ubundi bire ntacyo bimaze, ariko fine ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Ariko nta mpamvu za politike community wenda ishobora guhishwa kubwo kuyirinda kubw'ineza yayo, ariko arizo zigambiriwe wenda babona ko mu nsengero hashobora kuba hari ikindi kibazo kinyuranye n'ukwemera kwejo hazaza igihugu gikeneyemo societe yacyo. Okay, ibyo ngibyo ubikoze, yego n'ubundi byigeze kubaho muri za system communiste, bagafunga insengero bagatoteza abakristo, ariko ndumva mu Rwanda constitution yacu suko ikoze. Yego. Donc uramutse urimo kwica constitution kubera objectives, wagombye kwanza ukayihindura hanyuma ukabona kubikora. Barabuza church, barabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite kandi barabizi ko ntacyo ufite. Nukuvuga ngubwo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, nako kajagari nta nicyo kakuzanira anyway, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho niki, ni amaduka, ni amafactory afite yakora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Nujya kubihungabanya turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, hari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati nimujye no mu bindi, nimujye no mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo ni mukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ko twabikoze, ni ibi byo tubisigiye iki? Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza, umuco wacu ubaye uwuhe? Twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki. Reka mbigarure
ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Umutima wanjye uragukeneye mwami. Yes, reka ngusuze mwifurize ibihe byiza uherereye hose ukurikiranye Umusaruzi TV. Uyu ni Mugisha kuri mikoro z'Umusaruzi TV, ngarutse mbasuhuza mbifuriza ibihe byiza. Uyu ni wa mwanya rero wa update news cyangwa se amakuru agezweho mu gisate cya gospel cyangwa se aho twita mu gisate cy'iyobokamana. Reka rero mwifurize ikaze, nizere ko wakoze subscribe kugira ngo tujye tubasha kubana mu biganiro bitandukanye harimo na update news. Uyu munsi rero inkubiri yo gufunga insengero irakomeje, niyo nkuru ituzanye, ariko noneho amakuru ni menshi ndetse cyane. Insengero zirenga 5600 zimaze gufungwa mu Rwanda kuko zitujuje ibisabwa. Iyi nkuru imaze iminsi itari munsi y'ine cyangwa 5 batangiye gufunga izi nsengero. Wibaze ko bamaze gufunga insengero 5600 mu gihugu, utekereze ngo ese hasigaye zingahe? Hamaze kubarurwa insengero zirenga 5600 hirya no hino mu gihugu zimaze gufungwa kubera kutuzuza ibisabwa, nyuma yuko urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB rutangije igenzura rigamije kureba uko insengero zihagaze. RGB rero yavuze ko insengero n'imisigiti bitubahirije ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza agenga imiryango ishingiye ku myemerere bihita bihagarikwa. Bimwe mu bishingirwaho muri iri genzura harimo kurebwa ko urusengero rufite ibyangombwa by'iyandikwa bitangwa na RGB cyangwa se ibyangombwa biri mu nyandiko bitangwa na RGB, icyemezo cy'imikoranire n'akarere mu gihe hafunguwe ishami, kureba niba inyubako y'urusengero yujuje ibisabwa biteganywa n'amategeko agenga imiturire y'aho ruherereye, no kureba ko abayobozi bafite impamyabumenyi cyangwa se impamyabushobozi mu by'iyobokamana ku rwego ruhagarariye umuryango no ku rwego rw'umuryango ufite izindi rukurikiye. Ibikorwa byo gufunga insengero bikomeje kuba hirya no hino mu gihugu. Nko mu mujyi wa Kigali hamaze gufungwa insengero 348 zagaragaye ko zitujuje ibisabwa. Izo nsengero kandi zafunzwe nyuma yo gusura nyuma yuko hasuwe zigera kuri 700 hagamijwe gusuzuma ko zitujuje ibisabwa n'amategeko. Kugera ubu mu mujyi wa Kigali harabarurwa insengero n'imisigiti 783 n'ahandi hantu hasengerwa hatari mu nsengero ahazwi nk'ubutayu hagera kuri 18 harafunzwe. Ubwo ni mu butayu aho mugenda musanga ari mu mazi, mu misozi cyangwa se mu mashyamba agiye atandukanye, hangana na inshuro 18 naho hose hafunzwe. Guverineri w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice yatangarije ibitangazamakuru ko muri iyo ntara hamaze gufunga insengero 582 zitujuje ibisabwa. Ibikorwa byo kugenzura insengero zitujuje ibisabwa hirya no hino mu gihugu birakomeje, kandi aho bigaragaye ko batabyubahirije zihita zifungwa ako kanya. Intara rero yo mu Burasirazuba niyo ifite imibare myinshi y'insengero zimaze kumenyekana ko zafunzwe, aho kugeza ku wa mbere Kanama 2024 hagaragaye ko hamaze gufunga insengero 240 mu nsengero zimaze kugenzurwa 3736. Ubwo ni mu ntara y'Iburasirazuba. Yego, muri iyi ntara kandi y'Iburasirazuba hari insengero 4154, ariko hakaba n'ubuvumo basengeramo 427. Ubuvumo ku bakristo bo babwita ubutayu, ariko mu mvugo isanzwe babwita ubuvumo, ntabwo bwafunzwe. Guverineri w'intara rero y'Iburasirazuba Rubingisa yabwiye itangazamakuru nawe ko n'amatorero ko bakwiye gukurikiza amabwiriza n'amategeko biteganywa na RGB. Ati inama twabagira muri ibi, bakurikize amabwiriza n'ibisabwa na RGB, batekereze ku mutekano w'ababagana. Ntabwo ujya mu buvumo cyangwa mu kiraro cy'ihene ngo nibwo uzasubizwa. Aho nkeka ko ari ukwibeshya. Mu ntara y'Amajyaruguru hamaze gufunga insengero 1253 zirimo muri Burera 288, Gakenke 144, Gicumbi 318, Musanze 211,
Rulindo 292. Ku ruhande rw'intara y'Iburasirazuba, Guverineri Dushimimana Lambert yabwiye itangazamakuru nawe ko insengero zirenga 3,000 bamaze kugenzura hafunzwe insengero 1393. Mu by'ukuri ni umubare uri hejuru ujyanye n'insengero ziba ziri mu ntara, ni umubare munini, ni hafi 1/2. Urumva ko abakristo cyangwa se abasengera muri izo nsengero bari mu kaga. Muri iyo ntara kandi hafunzwe ubuvumo 10 abantu basengeramo, ndetse n'ahandi hantu hasengerwa hatari mu rusengero, harimo mu mashyamba no mu mazi hagera kuri 53. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ASP Boniface Rutikanga yabwiye itangazamakuru nawe ko insengero nyinshi hirya no hino mu gihugu zavugururwa hitabwa no kubungabunga umutekano w'abazigana, ubwo harimo iziba ziri nko mu manegeka cyangwa se ziri ahantu hateze ibyago ku bijyanye n'umutekano. Mu by'ingenzi bisabwa kugira ngo urusengero rwongere gufungurwa, hari ibikoresho bisaka ibinyabiziga n'abantu, kizimyamwoto n'utwuma tuburira abantu mu gihe hagiye kubaho inkongi y'umuriro, ndetse n'uburyo bukumira urusaku cyangwa se ubwo tuzi nka sound proof. Ku bijyanye no gukumira urusaku rw'imizindaro, ibicurangisho n'amajwi y'abantu mu rusengero, ASP Rutikanga yavuze ko nta muntu uri hanze yarwo ugomba kubyumva, akaba ariyo mpamvu urusengero rugomba gushyirwamo ibirinda urusaku, aribyo sound proof. Abari mu rusengero kandi bagomba kugira imbuga ngari, assembly area mu rurimi rw'amahanga, hanze bahungiramo mu gihe haba hari ikirubayemo imbere, ubwo wenda ni nk'inkongi y'umuriro cyangwa se ikindi kintu kidasanzwe. Hakaba hagizwe n'amapave iyo ari urusengero rwo mu mujyi cyangwa se hari ubusitani butoshye urusengero zo mu cyaro. Mu bindi urusengero rusabwa kuba rwujuje nk'uko biteganywa mu itegeko n'amabwiriza bigenga imiryango ishingiye ku myemerere, harimo kuba urusengero ruri ku rwego rwa paruwasi, rugomba kuyoborwa n'umuntu ufite impamyabumenyi yo ku rwego rwa kaminuza mu bijyanye n'iyobokamana. Mbibutse ko insengero kuba ziri gufungwa zingana gutya, ubu ngubu mu gihugu hamaze kubarurwa insengero 5,600 zose hamwe zafunzwe. Mbibutse ko batarahagarika gufunga, ndetse kandi nta nubwo baragenzura zose. Ese iri funga ry'insengero rirasiga hehe insengero zidafunze, cyangwa se iri nkubiri yo gufunga amadini ndetse n'amatorero izarangira gute? Byose ni ugutegereza tukareba, ariko hari nk'icy'umukuru w'igihugu cyangwa se President Paul Kagame, His Excellence, abivugaho. Reka tucyumve. Church arabuza makanisa, amadini kubaho uko ashatse, bikaba ikibazo. Ariko ntabwo ari cyo bareba, nta nubwo bisa n'ibyabo nabanje kuvuga by'abafite uko bameze, kuko byo bihari kubera izindi mpamvu, ndetse muri ibyo bihugu bafite n'ikibarinda ingaruka mbi muri ako kajagari. Ariko wowe ntacyo ufite, kandi barabizi ko ntacyo ufite. Ni ukuvuga ngo udafite ikikurinda ka kajagari bagushyizemo, n'ako kajagari nta n'icyo kakuzanira enewe, ntacyo kaguha. Niho nabarije ngo ariko ubundi ayo bakiriziya 200 mwagiye gufunga hakorerwamo iki? Hatangirwamo amazi. Nicyo nabarije ngo ni za boreholes ziraho ni iki? Ni amaduka, ni amafactory afite yakora, ni inganda ashwe. Ntacyo biguha, ariko ugomba kuba ubifite. Nta nubwo ufite ikikurinda ingaruka mbi zabyo, ariko isi igomba kukubwira ngo ariko komeza ubifite. Mujya kubihungabanya, turavuga ko nta burenganzira abantu baho ngaho bagira. Rero ako kajagari kaba ahantu h'ubwoko bubiri navuze, kaba mu bakire bitagize icyo bibatwara, ndetse barenzwe bageraho bakavuga bati ariko dushigaje gukora iki? Ibintu byose ko twabigezeho, ari za tekinoloji ko dufite izihambaye, dukomeza dutera imbere, ibyo turabifite. Ibindi bageraho bakarengwa, bakabwira n'abantu bati ntimujye no mu bindi.
Please, nimugene mu bindi mwikorere ibyo mushaka. Hari ibyo nari ngiye kuvuga ndabitinye kuko ntashaka kumvikana nabi. Bararengwa barangiza bakabwira abantu badasanzwe bagirana bashakana bati n'ibyo nabyo nimukomeze. Niho uvuga ngo dushigaje iki ibintu byose ko twabigezeho ko twabikoze ni ibi byo tubisigiye iki. Barangiza rimwe na rimwe nabo bakabyirukansa bakabikuzanira ngo ariko nawe niko ugomba kumera. Rero ndashaka kubaza umuco wacu bayubuhe, twahisemo uwuhe cyangwa ntabwo turagera igihe cyo guhitamo? Ikibazo ni iki. Reka mbigarure ku cyatuzanye hano cy'ingenzi. Yego, nyuma ya His Excellence na Rutayisire cyangwa se Antoine Rutayisire, nk'umuntu uba mu iyobokamana uzwi cyane ndetse abantu benshi bumva cyangwa se twavuga ngo aravuga rikumvikana mu bijyanye n'iyobokamana, nawe hari icyo yabivuzeho n'irifungwa ku murongo wa telefone. Nawe reka tumwumve. Nemera amakosa twagize wenda yo kwirengagiza bimwe mu byo twari twasabwe, ariko ngaya n'uburyo byakozwe rwose ibyo ngibyo byo ntabwo iyo brutalite ntabwo ari izatuma abaturage bamererwa neza, kuko hari ibintu bimwe rwose nanjye nemera ko ushobora gufunga insengero. Nanjye unjyanye hari izo nafunga, kuko ngira ngo kubw'inyungu z'abanyarwanda byaba byiza abantu babikoze iteka ryose bashyizemo tagiti, ntibashyiremo umugaga, kuko iyo ushyizemo umugaga bituma abantu bavuga ngo ibi bintu byakozwe mu gitugu. Ko ntarabona bafunze utubari ngo nuko bishobora kubura abanyarwanda bagakomeza bakabaho. Ibibuga by'imipira byose ubifunze nta munyarwanda wakwicwa n'inzara, ko ntarabona babifunze. Dongo hari ibintu abantu bajyamo kubera ko wenda bafite ijwi riranguruye nk'iryanyu ry'abanyamakuru, waba udakunda ibintu by'Imana utidahera n'ubundi bire ntacyo bimaze, ariko fine ko ntacyo bimaze se babifungiye iki? Babiretse nyine bikagumaho bikazifunga ubwabyo. Ariko nta mpamvu za politike communauté wenda ishobora guhishwa kubwo kuyirinda kubw'ineza yayo, ariko arizo zigambiriwe wenda babona ko mu nsengero hashobora kuba hari ikindi kibazo kinyuranye n'ukwemera kw'ejo hazaza igihugu gikeneyemo sosiyete yacyo. Yes, ngayo nguko rero nuko bimeze. Nayo makuru ahari mu gisata cya gospel cyangwa se mu by'imyidagaduro mu bijyanye na gospel. Uyu munsi reka mfate umwanya mbashimire kuba mwabanye natwe, kuba mukurikirana Umusaruzi TV ku munsi ku wundi. Reka mbashimire mbabwire ngo ikaze igihe cyose dushizeho inkuru. Kora subscribe kugira ngo tuzabashe kubana mu biganiro by'ubutange. Nari mugisha kuri mikoro z'Umusaruzi TV. Reka mbabwire ngo Imana ibaho umugisha. Ciao. Umutima wanjye uragukeneye mwami.